Bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuvuga ku biribwa bigera ku 10 byoza bikanasukura amara yawe. Muri rusange kugira amara akora neza kandi ameze neza asukuye ni ingenzi cyane. Amara burya agira uruhare runini mu gucagagura ibyo twariye, mu kwinjiza intungamubiri zibikomoka mu byo twariye mu mubiri wacu, ndetse no kuba ashobora gusohora imyanda binyuze mu musarani. Rero adasukuye afite ikibazo cy'uburozi cyangwa se imyanda ibirimo mu mara, bishobora gutuma ugira ibibazo bitandukanye birimo nko kuzurana umwuka mu nda, ari nabyo byitwa bloating, kugira ibibazo by'indwara ya constipation ariyo kwituma nabi, ukagira ibibazo by'impatwe, ndetse no kuba ushobora kurwara indwara zifata mu nzira zigogora. Ndetse aha twavuga n'indwara zirimo infection atandukanye zishobora gutuma wituma nabi, ukagira iseseme, ndetse ukabasha nanone kugira ibibazo byo kwituma amaraso, cyangwa se ugasanga ufite ibibazo bikomeye cyane cyane bishamikiye ku kuba amara yawe afite uburwayi cyangwa se arimo imyanda. Gusukura amara cyangwa se kurya ibiribwa bisukura amara ni ingenzi cyane. Bizatuma igogora ryo twariye rikorwa neza kandi rigende neza. Amara azabasha gukamura neza intungamubiri mu byo twariye, usange nyine ubonye intungamubiri zihagije mu mubiri wawe. Nanone bino bizamura ubudahangarwa bw'umubiri iyo amara yawe asukuye neza, kandi ukagira ubuzima bwiza muri rusange, bikakurinda n'uburwayi butandukanye ushobora guhura nabwo twakubwiye. Niyo mpamvu muri kino kiganiro twahisemo kuvuga ku biribwa bigera ku 10 bisukura amara, bikayoza, bigakuramo imyanda, ku buryo usanga amara yawe ameze neza, bigatuma ugira ubuzima bwiza muri rusange, kandi bikabasha gusohora imyanda, amatoxins, ndetse n'imyanda yose ishobora gutera uburwayi ishobora kuba iri mu mara. Muri rusange rero kino kiganiro ni ingenzi kucyumva, kuko kizakurinda byinshi. Bizatuma ugira amara akora neza, igifu gikora neza, kandi bigabanya ibyago byo kuba igifu cyawe cyarwara cyangwa se cyakuzanamo uburozi n'imyanda ishobora gutera ibindi bibazo. Tudatinze rero reka turebere hamwe ibyo biribwa bisukura amara bikanayoza. Ikiribwa cya mbere gisukura amara kikanayoza ni ibiribwa byose birimo fibre. Aha twavuga imbuto ndetse n'imboga. Burya mu mbuto no mu mboga habamo ibyitwa fibre, ni intungamubiri nziza cyane zisukura amara kandi zigatuma amara yacu akora neza. Fibre ziragenda zigasukura amara, zigafatana cyangwa se zikamatana n'imyanda cyangwa se uburozi bushobora kuba buri mu mara, bikabasha gusohokana nk'imyanda nyine binyuze mu musarani. Fibre kuyirya nanone cyangwa se kurya ibiribwa birimo fibre bituma wituma neza, bikakuvura indwara nka constipation, kandi bikabasha gusukura amara, ndetse bigatuma nyine bigenda neza. Fibre kandi ituma udukoko twiza tuba mu mara tuzwi nka gut bacteria cyangwa se microbiome tubasha gucagagura neza ibyo twariye, ndetse n'imyanda ikabasha gusohoka neza. Imboga cyangwa se imbuto zirimo fibre, aha twavuga nka pome. Burya pome tuyisangamo fibre yitwa pectine ku bwinshi, ituma tubasha kwituma neza, amara agasukurwa neza, ndetse n'amara yacu akabasha gukora neza. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane kubera iyo fibre ikaba inafasha mu byitwa detoxification process, ayifasha mu kugenda ikamatana n'imyanda bikabasha gusohokana, ibyo rero bikabasha gusukura ndetse no kuba amara yawe yakora neza. Imboga rero ziza ku isonga mu gusukura amara ndetse no kuyoza ni imboga rwatsi cyangwa se imboga zirimo nka epinari, izitwa kale, izitwa dodo, izitwa orchid, ndetse n'izindi nyinshi cyane. Burya imboga zose rwatsi ushobora kubona burya ni nziza cyane, zibasha gusukura amara. Zino mboga dusangamo umunyungugu witwa magnesium. Magnesium ikaba ari ingenzi cyane mu gukorwa kw'indurwe, ifasha mu gucagagura ndetse no gutunganya ibinure cyangwa se ibikomoka ku mavuta twariye. Nanone fibre dusanga mu mboga rwatsi ibasha gufasha muri digestion y'ibyo twariye, ndetse ikafasha no gusukura imyanda no gusohora uburozi bushobora kuba buri mu nzira zigogora. Karoti burya nazo zibonekamo fibre nyinshi, ndetse n'ibyitwa beta carotene nabyo bibasha gusukura inzira zigogora, ndetse zikabasha gutuma amara yacu akora neza, bigatuma tubasha kwituma neza, ndetse na ya myanda igasohoka. Iburya imboga zose ndetse n'imbuto zose ubasha kubona uzazirya, ni nziza ku mikorere y'amara kandi zibasha gusukura amara yawe. Burya abantu birira imbuto ku bwinshi burya bagira mu nda hameze neza, kandi batandukana n'uburwayi bwinshi, baba birenze ubundi burwayi bwinshi bushobora gufata mu mara yabo cyangwa se bushobora gukururira ku myanda myinshi iri mu mara.
Ikiribwa cya kabiri gisukura amara kikanayoza ni ibiribwa byose biri fermenté cyangwa se ibinyobwa biri fermented. Hano ni ibinyobwa biri fermenté, sinzi uburyo twabivuga mu Kinyarwanda, ariko ni ibinyobwa cyane cyane usanga byarabanje gutunganywa neza bikongerwamo umusemburo kugira ngo bibashe gushya cyangwa se kuribwa neza. Bino binyobwa rero burya kenshi cyangwa se biribwa usanga ari byiza ku mikorere y'amara ndetse bikabasha no gusukura amara mu gihe wabiriye cyangwa se wabinyoye. Bino binyobwa rero usanga bituma udukoko twiza two mu mara tuzwi nka good bacteria cyangwa se microbiome tubasha gukora neza, tukafasha muri digestion y'ibyo twariye ndetse tukabasha no gutuma amara yacu asukurwa agakora neza, ugasanga digestion y'ibyo twariye irakozwe neza ndetse bikafasha n'ibyitwa muri detoxification process. Muri ibyo binyobwa rero cyangwa se ibiribwa twavuga ibyitwa kefir. Kefir ni ubwoko bw'ibinyobwa cyane cyane bikomoka ku mata, ushobora gushyiramo amatsinda menshi bikomoka ku mata ariko byabaye ferment. Ibi byose bibasha gutuma igogora ry'ibyo twariye rikorwa neza kandi amara yacu akabasha gusukurwa neza. Burya ibyo binyobwa byose cyangwa se ibyo biribwa byose bikomoka ku mata harimo nk'amayawurute burya ni byiza cyane, biba biri fermenté, bibasha gutuma igogora ryacu rikorwa neza. Hari n'uburyo bashobora guferimanta amashu bayikozemo nk'inzoga cyangwa se nk'ibinyobwa, ugasanga nabyo ni byiza cyane ku mikorere myiza y'amara. Ariko ibyo dukunda kubona hano iwacu ni yawurute. Burya yawurute ni nziza kuyinywa kuko burya ituma amara yacu asukurwa agakora neza kandi ukabasha kwituma neza ndetse n'imyanda iri mu mara ikabasha gukurwamo igasorwamo neza. Burya kunywa yawurute bifasha mu byitwa detoxification process, aho bifasha mu gusukura ndetse no koza amara akabigasorwamo imyanda yose ishobora kuba iri mu mara. Ufite ubushobozi bwo kunywa yawurute byibuze rimwe ku munsi byaba ari byiza, cyangwa se 3 mu cyumweru. Burya ni byiza, bituma imikorere yawe y'amara ikorwa neza ndetse n'igifu cyawe kigakora neza, kigasukurwa neza, hagakurwamo imyanda bitewe no kurya cyangwa se kunywa ya yawurute. Ikiribwa cya gatatu gisukura amara cyangwa se kikayoza ni ginger cyangwa se tangawizi. Burya kunywa ka cyayi gakoze muri tangawizi cyangwa se guhekenya tangawizi ubwayo ni byiza cyane ku mikorere y'amara. No kuva kera burya tangawizi yagiye ikoreshwa mu kuvura ibibazo byinshi bifata mu mara ndetse no kuyasukura. Tangawizi burya ifasha mu gucagagura ibyo twariye, si ibyo gusa kuko inafasha mu gucagagura ndetse no gutunganya toxins cyangwa se waste cyangwa se imyanda iri mu nzira z'igogora. Burya ginger ibonekamo ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida bifasha mu gusukura neza amara yacu. Tangawizi rero burya inafasha muri digestion ibyo twariye, cyane igafasha muri secretion cyangwa se mu gusohorwa kw'indurwe, ifasha mu gucagagura ibinure cyangwa se mu gutunganya neza ibyo twariye bikomoka ku binure cyangwa se ku mavuta. Nanone burya tangawizi ishobora kuvura iseseme, ibyo bikaba bigaragaza neza ko tangawizi ishobora gusukura neza amara. Tangawizi rero burya ni nziza cyane kubera ko ifasha muri detoxification process, aho ifasha mu gusukura ndetse no koza amara no gusohora toxins cyangwa se uburozi bushobora kuba buri mu nzira z'igogora bukomoka ku byo twariye. Rwose mu nzira z'igogora burya habamo imyanda myinshi ikomoka ku byo twariye cyangwa se ibyo twanyoye, ibigomba gukurwamo rero. Ikiribwa cya kane gisukura amara kikanayoza ni ibyitwa chia seeds. Chia seed yagiye ivugwaho cyane ndetse burya ni nziza ku mubiri wacu. Chia seed dusangamo fibre, tugasangamo ibinure byiza bya omega 3, tugasangamo n'ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida. Tuno tubuto twa chia seed n'ubwo bwose ari duto, ariko burya dutuma amara yacu akora neza, tukayasukura, tukayoza, tugatuma amera neza cyane. Chia seed ikora ibyitwa gut cleansing, aho biterwa na fibre nyinshi dusanga muri chia seed ifasha mu gusukura no koza neza amara. Ibyo bigatuma rero umuntu yituma neza ndetse n'amara ye akavamo imyanda. Ibinure bya omega 3 dusanga muri chia seed ndetse n'ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida bifasha mu gusukura nanone amara yacu, bigatuma avamo imyanda. Ngo ni byiza gufata chia seed ukayishyira mu mazi byibuze ijoro ryose, hanyuma mu gitondo akaba ari bwuyikoreshe. Ikiribwa cya gatanu cyoza amara kikanayasukura neza ni icyinzari cyangwa se turmeric. Icyinzari burya kigira ubushobozi bwo kugabanya kubyimbirwa, kikagiramo ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida bifasha mu gusukura amara.
ndetse burya icyenzari kuva kera cyagiye gikoreshwa mu buvuzi cyane cyane nko mu bihugu by'Ubuhinde ndetse no mu bice bya Aziya. Icyenzari rero burya ni cyiza cyane ku mikorere y'amara, gisukura amara kikanaharinda uburwayi butandukanye bushobora gutuma mu nda huzuranamo umwuka cyangwa se amara yawe ntabashe gucagagura neza ibyo twariye. Icyenzari gisukura amara kigafasha muri detoxification process, kikanatuma amara yozwa neza akavamo imyanda cyangwa se toxins ishobora gutera uburwayi, ndetse burya icyenzari kinatuma udukoko twiza two mu mara twitwa microbiome dukora neza. Utwo dukoko arigana burya natwo dufasha mu gucagagura ibyo twariye ndetse no koza amara. Ikiribwa cya gatandatu cyoza amara kikanayasukura neza ni tungurusumu cyangwa se garlic. Tungurusumu burya ni nziza cyane ndetse no kuva kera yagiye ikoreshwa mu buvuzi. Tungurusumu burya dusangamo ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa soufre, cyane cyane cyitwa arsine by'umwihariko. Ni ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo kwica mikorobe, cyo kwica udukoko two mu bwoko bw'imyege ndetse n'utwo mu bwoko bwa bagiteri. Ibi rero bituma kurya tungurusumu bibasha kwica imyanda no kwica udukoko dushobora gutera uburwayi mu nzira z'igogora. Bikaba bishobora kuvura uburwayi bwinshi buterwa n'udukoko two mu bwoko bwa bagiteri nko twitwa Escherichia coli cyangwa se E. coli. Burya tungurusumu ibasha gusukura neza amara yacu, igafasha mu gucagagura neza ibyo twariye, ikatuvura uburwayi bwinshi bushobora kwangiza amara yacu. Tungurusumu rero burya ni nziza cyane kuyirya. Tungurusumu ushobora kuyirya ari mbisi, ushobora kuyiteka, ushobora kuyihekenya ubwayo, burya ni nziza cyane, ushobora no kuyikoramo salade. Ikiribwa cya karindwi gisukura amara ni amazi y'indimu. Burya kunywa amazi y'indimu ni umuti mwiza cyane wo gusukura amara yacu ndetse no kuyakuramo uburozi. Burya mu ndimu habamo acide yitwa citric cyangwa se citric acid, ikaba ari acide igeze mu nda ituma igifu cyacu gikora acide yitwa acide iba mu gifu nyine cyangwa se stomach acid. Ibyo bigatuma rero igogora ibyo twariye rikorwa neza. Burya kunywa amazi y'indimu bisukura umubiri wacu muri rusange, by'umwihariko bigasukura n'amara, bigasukura umwijima, bikanunganira umwijima. Burya amazi arimo indimu cyangwa se amazi wakamuriyemo indimu ni meza cyane, afasha muri digestion ibyo twariye, agafasha mu gufurashinga out uburozi cyangwa se toxins zishobora kuba ziri mu mubiri wacu. Aya mazi yunganira umwijima mu mikorere yawo ndetse akagabanya na pH ya système digestive, ku buryo usanga nyine intungamubiri zinjira neza, udukoko turi mu mara tugapfa kubera ko aya mazi atuma miriye yo guturamo tw'udo dukoko ihinduka, tukaba dushobora gupfa. Ni byiza rero kunywa igikombe cyangwa se ikirahure cy'amazi y'indimu ashyushye cyangwa se yakazuyaza mu gitondo. Bituma rero wirirwana umunsi umeze neza, ugasohora imyanda wararanye ikomoka ku byo wariye ku munsi wabanje, ndetse bigatuma amara yawe asukurwa neza. Ikiribwa cya munani gisukura amara kikanayoza ni amavuta ya elayo cyangwa se olive oil. Aya mavuta ni meza cyane, abonekamo ibinure byiza byitwa monounsaturated fats, bikaba ari ibinure byiza ku mubiri wacu. Aya mavuta dusangamo ibinyabutabire byo mu bwoko bw'ibyitwa antioxida byiza, nabyo byiza ku mubiri wacu. Aya mavuta rero ni meza ku mikorere y'amara. Burya gukoresha amavuta ya elayo ni meza cyane, atuma igogora iyo twariye rikorwa neza, agatunganya akanoza neza amara mu gihe wayariye, akabasha gusohora neza imyanda iri mu mubiri. Aya mavuta rero ni meza cyane kubera ko abasha gufasha neza umubiri wacu, agasohoramo imyanda. Aya mavuta ushobora kuyakoresha mu guteka cyangwa se mu kuyakoresha mu byo wariye watetse. Ushobora kuyakoresha muri dressing y'ibyo wari utetse cyangwa se uri murye. Nanone ushobora kuyanywa ubwayo akabasha gutuma amara akora neza. Ikiribwa cya cyenda gisukura amara ni aloe vera cyangwa se igikakarubamba. Burya uriya mushogi w'igikakarubamba ni mwiza cyane ku mikorere y'amara, ndetse burya agira ingaruka nziza cyangwa se igira ingaruka nziza ku mikorere y'amara. Burya uramutse unyweye juice cyangwa se kaji gakozwe mu gikakarubamba, kabasha kukuvura ibibazo byinshi bifata mu nzira z'igogora. Harimo ibibazo bya inflammation, ibibazo byo kwituma nabi, ibibazo byo kuba amara yawe atarimo gukora neza. Burya ji cyangwa se igikakarubamba kigira byitwa soothing effect, aho gituma ibibazo byinshi byo mu mara bibasha gukira neza, nk'uko uri kuribwa mu nda cyangwa se mu mara ugizemo ibibazo bya irritation cyangwa se by'ama-irritation, burya bituma bibasha koroha ndetse no kumera neza. Ndetse burya n'abantu bafite ibibazo bya acide nyinshi mu gifu bakoresheje aloe vera cyangwa se igikakarubamba babasha gukira ibyo bibazo.
Igikakarubamba rero burya kigira ibyitwa laxative property. Ni uburyo rero gisukura kikanatuma umuntu yabasha kwituma cyane cyangwa se abasha kwituma. Ibyo bikatuma rero ubasha gusohora imyanda igasohokana n'umwanda iyo wanyweye akaji k'igikakarubamba. Mu ji y'igikakarubamba rero ni nziza cyane ku mikorere y'amara muri rusange. Ikiribwa cya 10 cyiza gisukura amara kikanayoza ni amavuta ya coconut cyangwa se coconut oil. Coconut ni amavuta meza nubwo bwose bigoranye kuyabona uri hano iwacu mu Rwanda, ariko abantu babona coconut burya ni nziza cyane. Amavuta yayo abasha gutuma igogora iryo twariye rikorwa neza, ariko na amavuta wagura nanone nubwo bwose ahenze. Ndumva agacupa gato kayo gashobora no kugeza mu 20 cyangwa se 30, ariko na amavuta meza ashobora kukuvura ibibazo byinshi bifata mu mara. Aya mavuta agira ibyitwa antimicrobial properties, n'ubushobozi bwayo bwo kwica mikrobe cyangwa se bwo kurwanya mikrobe nyinshi, harimo nk'amabacteri, amavirusi ndetse n'udukoko two mu bwoko bw'imiyege. Amavuta ya coconut atuma igogora ryo twariye rikorwa neza, agatuma udukoko twiza tuba mu mara tubasha gukora neza, cyane cyane tukabatunganira mu gucagagura neza ibyo twariye. Aya mavuta none afasha mu gusukura umubiri wacu, akabasha gutuma igogora ryo twariye rikorwa neza. Coconut oil cyangwa se amavuta ya coconut ushobora kuyatekesha. Hari abashobora kuyakoresha mu kotsa cyangwa se mu gukaranga ibintu bitandukanye no mu mikati no gukora imikati. Hari n'abashobora kuyanywa ubwayo, hari n'abashobora kuyakoresha mu buryo butandukanye bakoresha muri salade. Muri rusange rero ibi biribwa twakubwiye ni biribwa bisukura impyiko zawe, bigasukura mu nda, bigasukura amara yawe, bigasukura igifu cyawe ndetse no mu bindi bice byose byunganira systeme digestive. Muri rusange rero kumenya bino biribwa ugahora ubirya bizatuma ugira urwungano ngogora cyangwa se systeme digestive ikora neza, amara akora neza. Ibi ni biribwa twakubwiye bitandukanye ushobora kurya kubona mu buryo butandukanye. Si ngombwa ko byose wabirya, ibyo uzabona uzabashe kubirya, kandi ni biribwa dushobora guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Hari umuntu utarya imboga se cyangwa se hari umuntu utazibona. Burya imboga ugomba kuzirya ku bwinshi mu buryo bwose bushoboka. Ikinza ukakinywa ukanywa icyayi cya tangawizi, ukanywa amazi arimo indimu, ni ibintu ushobora kubona hirya yawe, hirya no hino hakwegereye. Ni byiza ko rero bino biribwa ubigira rutine mu mibereho yawe, ugahora ubirya mu buri funguro ryawe. Niba utariye imboga ushobora kunywa amazi y'indimu, niba utabashije kunywa ayo mazi y'indimu utariye n'imboga ushobora kunywa icyayi cya tangawizi. Byibuze buri munsi kuri buri funguro ryawe hakabonekamo ikiribwa kimwe twakubwiye muri bigera ku 10 bibasha gusukura neza ibyo twariye, bigasukura neza systeme digestive, bigasukura amara, bigasukura igifu, bikabyoza, bigatuma imyanda isohoka ndetse n'uburozi bushobora kudutera uburwayi. Aribwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, ndetse nanone ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi wabyandika muri comment. Murakoze.